muraho neza, twagiye kubasuhuza cyane. Mbere y'uko dutangira, nagira ngo nongere mbibutse ko mwakanda aho hantu handitse subscribe, hari akazogera mugakandaho, hanyuma mugakanda na like, hanyuma mukanasharinga. Mbacira umugani mbabambuza umugani, n'uzaturuka ikantarange azasanga ari ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzivure. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigaye inka n'ingoma. Umugani wa Nyakanga. Habayeho umugabo akagira umugore, maze babyarana abana 3. Nyuma bongera babyara n'abandi 2, bose hamwe baba 5. Bukeye amapfa aratera, ibintu biradogera. Hashize iminsi imvura iragwa, ibintu birakira, imyaka irera, inka zibona ubwatsi zirakira. Bukeye umugabo abwira umugore ati, rero umugore wanjye mawe, uragicunda ubika ubikira Nyakanga. Umunsi yaje tuzabona icyo tumuha, ejo tutazatungurwa cyangwa se akatugwirira tukabura icyo tumuramiza muri uru rugo. Umugore aramwumvira ati, nzabikora. Akajya acunda amata, amavuta akayabika, maze yuzuza ibibindi nka 2. Nuko haza umugabo wigenderaga ari kumwe n'umwana we. Umugenzi asuhuza bene urugo ati, mbe muraho bene urugo? Umugore ati, muraho namwe. Umugenzi abaza umugore ati, umugabo wawe yagiye he? Umugore ati, umushakiraga iki se ko yazindutse? Kuzinduka nyine ni ugufata urugendo hakiri kare. Undi ati, narinje kumusura. Umugore ati, aho si wowe umugabo wanjye yambwiye ko uzatinduka azaza? Aho none ntiwaba witwa Nyakanga? Umugenzi ati, ni njyewe rwose. Umugore aramutonganya ati, kutatubwira umunsi uzaziraho? Umugenzi ati, nabuze uwo mbatumaho. Ati, ariko ntacyo bitwaye, mupfe kumva icyo mubonye cyose, umushyitsi agira icyo nyir'urugo amuhaye. Nuko umukobwa muzima abwira umuhungu we mukuru ati, najye kumuzanira ikibindi cy'amavuta kiri ikambere. Umwana akigejeje aho, nyina aramubwira ati, ongera usubireyo n'ayandi asigaye yazanye, icya kibindi cyasigaye nacyo kizanye. Umwana ajya kukizana nacyo. Umugore abwira wa mushyitsi ati, ngaya amahaho rero nawe ubikiye Nyakanga. Umushyitsi arishima cyane, nuko we n'umwana we ibindi barabibangira ingata, barikorera barigendera. Basigaye babwira umugore bati, tugiye tutabonanye n'umugabo wawe, icyakora umudutahirize cyane. Umugore arabaherekeza barataha. Bamaze gutirimukaho, nyir'urugo barahageze. Umugore atangira gutekereza umugabo we uko umushyitsi yaje, n'uko yamwibwiye, n'uko yamuzimaniye amavuta yose, ko kandi inshuti ye yaje imushaka ntihamusange, none ikaba imaze kugenda, ikaba yamutumye ngo imutashye cyane. Umugabo aramaze atese, umushyitsi yakubwiye ko yitwa nde? Umugore ati, yambwiye ko yitwa Nyakanga. Umugabo akubitwa n'inkuba, maze abwira umugore ati, waba umupfapfa. Ati, nakubwiye ko Nyakanga ari igihe kibi cy'inzara, sinigeze nkubwira ko Nyakanga ari umuntu. Nuko umugabo aramucunaguza cyane, umugore arumirwa, yumvishe ukuntu yitiranyije Nyakanga nk'ukwezi na Nyakanga nk'umuntu. Sinjye hahera umugani. Nk'uko rero tumaze kubyumva muri uyu mugani, muri rusange inama nziza twakuramo ni ukumenya yuko ikintu ubwiwe cyose utagomba guhita wikiriza, ahubwo ugomba kubanza ukazisobanuza neza, ukacyumva. Amagambo make rero tubicagaguye mu duce nka 4, agace ka mbere cyangwa se inama ya mbere twakura muri uyu mugani ni uko wanga kubaza ugapfa utamenya. Ntibakavuge ngo uhite ugenda utabajije, udasobanuje, ngo umenye neza n'ibyo wakubwiye ubyumvishije. Umvishe ko uyu mugore icyo yazize, baramubwiye ati, nyabuna mawe uragicunda ubika ubikire Nyakanga. Umunsi yaje tuzabona icyo tumuha, ejo atazatugwirira muri uru rugo tukabura icyo tumuzimanira. Yaramubwiye mu mvugo yo kuzimiza, undi we abyumva nk'ibiri aho bisanzwe. Inama ya kabiri twakura muri uyu mugani ni ukurangwa n'ubushishozi buri gihe. Kuki umugabo yari atereye kiriya kiganiro? Nicyo cyari ikibazo umugore yaragombaga kwibaza. Abashyitsi bose bari basanzwe baza, ntabwo umugabo ajyaga abivuga muri ariya magambo, ariko nyine umugore ntabwo yarebye kure. Wowe rero urabyumvishije ko bigenda, umushyitsi araje, cyane cyane nk'ababa mu mijyi,
araje ati bambwiye gutya na gutya na gutya, akubeshya gutekera imitwe. Reba kure izengo itambuke, mubaze uje uturutse he, nk'uko yari ateye ntambwe akayimubaza, ko umugabo utahamusanze ndibuga ucumbikira urare cyangwa se umutegereze, hanyuma aze mubonane. Wigabe ibintu wikwiha ubushobozi bwose, ahubwo banza ujya inama, banza ureke mugenzi wawe mufate umwanzuro. Baragutumye, shabuja akohereje ahantu, akoherezanyije n'abandi, nimujye inama, ifate umwanzuro wenyine, banza ushishoze. Inama ya gatatu twakuramo ni ukudahubuka mu myanzuro dufata. Si byiza guhubuka, ahubwo ibyiza ni ukureba kure. Iyo umubyeyi aza kureba kure, izi ngaruka nizo ariko zamugezeho. Inama ya nyuma twakura muri uyu mugani, si byiza gucunaguza umuntu wakosheje, wacumuye, waguye mu mutego, abigambiriye cyangwa atabigambiriye, ahubwo mufasha kumva neza amakosa ye, kanamwereka ibyiza n'ibibi, nuko akagombye kuba yitwaye, nuko azitwara ibyo bintu byongeye kubaho ubutaha. Bityo ababyumva, abamureba, abumva urimo umuhanura bazareberaho. Niba hari n'umwanzuro cyangwa ari umwanzuro uhwanye n'igihano ugiye kumuha, ariko si byiza gucunaguza, si byiza. Nta gihano cyo gucunaguza, nta gihano cyo gushinyagura, nta gihano cyo gucyurira umuntu. Niyo ibyo birangiye biba birangiye, ahubwo ugatekereza yuko ukajya unanamuba hafi ku buryo atazongera kugwa muri uwo mutego. Ibiri muri uyu mugani rero byose byakusanyijwe kandi byandikwa na Musenyeri Aloys Bigirumwami, bisohoka mu mwaka w'1971 ku Nyundo. Kamwabigezwagaho nanjye Biganza bya Bituze, Indashyikirwa Rwema rwa Rukeratabara, Inkotanyi Minega rwa Gitinywa, Imbonezamakuza rwa Bishema Muganje w'Indeko ya Nyirimigabo, Rubimbo ribanza rwa Rutagwabira, Nyundo Inyonga Abahinzi, n'ishema ry'u Rwanda rwabize inkwaya rwabiza bigwi, n'igihe ibiheko by'abatabazi. Murakoze cyane, naho ubutaha.